Yes, reka twongere tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugenda mugira ibihe byiza mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu nk'Imbuto TV dukora kuri internet nkuko bibona mu mugongo nambaye tunyweresi. Uyu munsi rero turimo turakora urugendo mu mujyi wa Kigali hano wagiye haba hatandukanye kugira ngo turebe ese gahunda ya tunyweresi mu rubyiruko mu bantu muri rusange abanyarwanda muri rusange. Iyi ni gahunda imaze kugira ku ruhe rwego. Nje rero nkuko mubizi nitwa Rugwisonga Fraterne Frank umuhungu wanyu. Tugarutse gato rero kuri iyi gahunda ya tunyweresi, bundi iyi gahunda yaje kudufasha iki nk'urubyiruko. Ese bundi ni ukubera iki yabayeho, kubera iki tugomba kwiyubahiriza nk'abanyarwanda muri rusange, ariko niho by'umwihariko nk'urubyiruko ko nitwebwe imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Ibyo tubiziranyeho nk'urubyiruko mubyibuke. Izi nzoga rero nizo batubwira ngo tunywe nkeya, tunywe gakeya. Inzoga si nziza ku buzima bwa muntu. Inzoga yangiza imyanya yacu y'ubuhumekero, inzoga yangiza impyiko zacu zirangirika, inzoga zishaka gutuma dukora ibintu tutatekereje, rimwe na rimwe imyanzuro yacu ikaza kuba ari imyanzuro mibi cyane. Kindi kandi buriya inzoga zikora ku gice kinini cy'ubwonko, aho umuntu agenda ugasanga yabaye kamvugenda mu Gifaransa débile, yabaye umuntu usa naho atakibasha kwifatira imyanzuro. Ikindi zikwibagiza zimwe mu nshingano zituranga nk'umuntu. Wibagiwe koza amenyo, wibagiwe kwiyogoshesha, wibagiwe gufura imyenda yawe, wibagiwe indangagaciro zikuranga. Ibyo rero byose nibyo usanga inzoga zigenda zigakora ku muntu, ikaba zamwangiza rwose ku rwego rukomeye cyane. Bityo rero nkomeza kugenda mbabwira ni ibi bintu si byiza, inzoga si nziza, inzoga si nziza. Batubwira ko atari byiza kuba waha inzoga umuntu ufite imyaka iri munsi ya 18, ariko niyo waba uyirengeje si byiza, ntago ari byiza pe, bireke. Dufite byinshi byo kunywa muri iki gihugu. Dufite ji nziza, dufite amata, ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Rero ni byiza cyane ko ibyo bintu rwose inzoga twazireka. Inzoga zimaze gukoresha umubare munini urubyiruko amakosa anabashora mu nkiko. Wafashe ku ngufu, warwanye ugira urugomo. Icya gatatu bizagushoye mu bujura. Icya kane nuko zira nzoga zikora kuri kote economique, ku ruhande rwawe rw'ubukungu ugasanga izi nzoga zamaze kukwangiza ku rwego rukomeye gutabasha no kwigurira ipantaro. Umwana wawe najye ku ishuri kubera yuko amafaranga yose wayamariye muki mu nzoga. Nutange mituweli do sante akora ko amafaranga yamariye mu nzoga. Ubwo ibyo byose rero birangira umuryango nyarwanda wangiritse. Kadukomeze rero ku rubyiruko, abasore n'inkumi. Ushobora ko ufite minerivare warahawe amafaranga yo kwishura ishuri, ariko kubera ko za nzoga zamaze kukubata tayari ukaba wayajyanyemo. Rero rubyiruko tunywe resi. Ejo bundi twari turi muri convention center twaganijwe na First Lady Madamu Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yagarutse cyane ku kwirinda inzoga kuko inzoga si nziza. Twaganirijwe n'abadogiteri, twabonye ubuhamya ko inzoga atari nziza. Rubyiruko rero ibi bintu tubigira ibyacu, twumve ko iyi campaign ni campaign iba yarashyizwemo amafaranga menshi cyane n'igihugu kidukunda. Ni campaign iba yarashyizwemo imbaraga nyinshi cyane, abadogiteri bagaterana bakareba buri kimwe bagenda bagishyira ku murongo, bagashyiramo rwose byinshi bishoboka kuba byanagombye kuba bishorwa mu bindi. Ariko sinoneho nibaza rubyiruko, ubu tugeze ku rwego rwo kuba tubwirizwa kunywa gakeya. Kuki twebwe uyu mwanzuro tutawufata ngo n'abatwirukankaho cyangwa se ababitubwira tube twabireka? Ejo hacu na hacu, kuba wanywa nkeya ni ibintu bishoboka, sibyo? Rero rubyiruko kunywa inzoga nkeya reka tubigire inshingano. Ariko turibuze kuba tugenda tunifashisha bamwe bashobora kuba baduha ibitekerezo, bagende batubwira ese iyi gahunda ya tunyweresi bayumva bate. Uraza kuba ari kuri mikoro, ashobora kuba yaza nawe tukaganira. Musore ngura nguganirize gatoya, nguganirize. Uratangira utwibwira, twarimo turaganira kuri gahunda ya tunyweresi. Bona mu mugongo handitse ngo iki? Tunyweresi. Yes, igire hino gatoya ureke abantu batambuke. Iyi gahunda ya tunyweresi hano mu Rwanda ni ikibazo kigaragara ko cyane uruhare rw'urubyiruko ari twebwe tugomba kugira uruhare nyine mu guca bino bintu. Nitwe turi kunywa inzoga nyinshi tugateza urugomo, twebwe turi kunywa inzoga nyinshi tukiba. Wowe ubona uruhare rwawe ari uruhe? Uruhare rwanjye ni urwo kunywa mu rugero gake gashoboka, nta rugomo, nkanitonda.
nashishikariza n'abantu benshi kunywa mu rugero bakitonda. None se nawe muri rusange kino kibazo wakibonaga cyari gihari? Iki kibazo ndakibona cyane kirahari, nk'urubyiruko nuko ukirinda. Ubona abakiriya benshi bizi inzoga tubona no ku muhanda, bivugwa ko ari urubyiruko koko nibyo? Nk'uko bimeze ni urubyiruko, nanjye niko mbibona. Nawe niko bibona? Ese undi unywa inzoga? Ndakanywa ariko nywa mu rugero. Unywa mu rugero? Urugero rwawe ni nk'uruhe? Urugero rwanjye ni urugero ruri hasi nyine. Iyo bavuze rero, iyo bavuze urugero ni igihe wowe unywa inzoga idashobora kuba yabangamira imitekerereze, imigirire n'imikorere byawe. Uzi ibibi by'inzoga zangiza ibice by'umubiri, amara ashobora gushwanyagurika, imitsi yo mu mutwe igaturika, ukaba wanarwara stress zidashira, depression zikazamuka. Inzoga zidukoresha ibitemewe n'amategeko, ibyaha bikomeye cyane. Reka watubeye ko witwa nde? Hakorimana Eric. Hakorimana Eric. Ubutumwa rero ugenera urubyiruko uyu munsi kirimo kwijandika mu ikintu nabwira urubyiruko nureke kujya mu byaha bibi nk'iby'ubusambanyi no kunywa inzoga bagasinda, banywe mu rugero. Tunywe resi. Mvugira ngo tunywe resi. Urakoze cyane. Bashimira cyane rero uyu nguyu yari umwe mu rubyiruko rwo muri uyu mujyi wa Kigali, aho twagarukaga kuri gahunda ya tunywe resi. Nihagira n'undi muntu uza akifuza ko twaganira akagira ubutumwa agenera abantu muri rusange, turaza kuba rwose nta kibazo. Musore wanyu wanyemerera twaganira nta kibazo, nta kantu gatoya cyane. Turi kuganira kuri gahunda ya tunywe resi mu rubyiruko. Ubona ko inzoga zimaze kuba ikibazo, aho dusigaye zidukoresha ibintu bibi, igire hino tuganire n'akanya gatoya. Nago bitinda. Uyu nguyu rero aravuze ngo nago niragaragara kuri kamera, ariko nihaza undi akifuza kuba twaganira, turaza kuba twaganira. Tukomeje rero ibibi by'inzoga ku rubyiruko ni byinshi cyane. Ni byinshi pe, ni byinshi, kuko uzasanga bamwe baramaze no kugaragaza ibimenyetso bisa naho ari ubwihebe, bumva ngo nta myaka 100 ejo habo hazaza hakangirika. Icyo ni rwa rwego noneho rwo kuba umuntu yamaze kwangirika kuri rwa ruhande rwo mu mutwe. Inzoga rero zagenda zikakwangiza, ukabona yuko ibyawe ari iby'uyu munsi, ejo hawe hazaza ntahahari. Rero inzoga si nziza rubyiruko. Dutegereje abandi bashobora kuba baza bakagira ubuhamya baduha. Mushiki wanjye uraho neza? Amakuru suhuza. Amakuru. Ufite imyaka ingahe? 16. Hari abakobwa mu ngana uyu munsi banywa inzoga, kandi turi kuganira kuri tunywe resi. Iyi gahunda wowe wayumvise gute? Gahunda nyine nayumvishe barimo baravuga nyine kunywa resi no kunywa mu rugero, nta kurengera ngo mukore ibikorwa bibi. Hari abantu wabuze se baba banywa inzoga nyinshi bikarangira zibajyanye mu bibaye bibi? Yego cyane ndabazi. Ibyo babona. Nube butumwa rero wabakenera? Ubutumwa nabagenera no kunywa resi nyine bakanywa mu rugero, kuko nyine iyo barengereye bibatera ibibazo bitandukanye. Nkawe ku myaka ufite, mbwira ibintu bibiri by'ibibi byo kunywa inzoga. Nyinshi byo kunywa inzoga se? Inzoga zikabije. Nyine ushobora kunywa inzoga zikabishe, abahungu bakaba bagushuka bakagutera inda, ukaba nyine ushobora kujya mu muhanda urugero ugakorera accident kubera inzoga bakakugonga. Inzoga ubana inzoga twari kinyabiziga. Icyo tugatangira kwangiza amategeko y'umuhanda, ukagonga abantu kubera inzoga. Yego. Bibaye bibiri. Nyongera kandi kamwe. Tugende. Arakazi. Nini ikindi biguteranya n'umuryango cyangwa ababyeyi, ugakibazo mu muryango, ukita igicibwa mu muryango. Ugatangira kwitwa igicibwa mu muryango. Byose yose bikomotse ku nzoga. Reka rero ngushimire, ugira ibihe byiza, kandi izo nama uzagize gira n'abandi. Sawa, ndagushimiye. Uyu rero nawe ni mushiki wanjye, ku myaka mikeya abashe kutubwira zimwe mu ngaruka zo kunywa inzoga nyinshi zikabisha. Ariko nawe soje avuga ngo tunywe resi. Nawe rero ukomeje kugenda ukurikirana kino kiganiro, nkubwira ni tunywe resi. Undi uraza nawe araza kuba aduhereza ubuhamya bwe, araza turutse hirya hariya Kambende banaha cyangwa se na hangaha. Ko biri kose Imana nibishaka na hangaha. Byanga byakunda ashobora guturuka hangaha. Rero mwonye ko Imana isinungira urutoki, ambwira ngo hano ashobora kuba guturuka umuntu uduhereza ubuhamya kuri tunywe resi. Iyi rero ni Imbuto TV, dukora kuri internet. Niba ushaka kuba wakwamamaza ibikorwa byawe, duhamagare kuri 0788 90 27 50 Yes, murakoze cyane rero. Murabona ko turi kumwe n'umusore noneho hangaha. Umusore turi kumwe hano agiye kubutuganiriza kuri iyi gahunda ya tunywe resi. Gahunda ya tunywe resi urayizi? Yego.
ni gahunda rero nziza yo gukangurira abanyarwanda muri rusange ariko by'umwihariko urubyiruko rw'u Rwanda kunywa inzoga ziri mu rugero. Nawe waba uzi ingaruka zo kunywa inzoga nyinshi zirenze urugero? Ndazizi cyane cyane ku rubyiruko, asanga nyine abantu urubyiruko biyahuza inzoga kandi ntabwo ari byiza, ugasanga zirabangije mu bwonko. Zikabangiza gute? Ugasanga wenda nk'umwana yataye ishuri agiye ku muhanda mu biyobyabwenge nyine, amatabi, ibyo by'urumogi nyine, ugasanga umwana ufite imyaka 5 yatangiye kujya mu nzoga. Ariko noneho buriya hari n'ingaruka nyinshi imiryango igira, twebwe urubyiruko tuba dutahamo dukoresha ibiyobyabwenge. Ni nk'ibihe bibazo waba uzi cyangwa se ingaruka zo gukoresha inzoga nyinshi uri urubyiruko ukinataha mu rugo, uwo muryango ni izihe ngaruka bahura nazo? Akenshi na kenshi ubundi kunywa bitewe n'urubyiruko byateye ku babyeyi. Iyo umubyeyi anywa inzoga, umupapa umumama nyine n'umwana ahita afata kamere yaho nyine, ugasanga niyo arababonye ukuntu basinze nawe aje akaboko, byarangiza rero ugasanga aragiye nibo bagiye kumufunga nyine kubera ibiyobyabwenge. Yego, byumvikane ko ubukene butangira bukadukira umuryango, kurwana kwa buri kanya, induru, intonganya, byose bikaba bifasha mu muryango. Nize nama rero wagira urubyiruko muri rusange, rwaba urwo hano mu mujyi wa Kigali twamashije kuba twatembera tukaganira narwo, cyangwa se abadukurikirana ari abanyarwanda? Inama nagira urubyiruko rero ni ukujya mu mashuri bakirinda ibiyobyabwenge kuko ntabwo ari byiza. Tunywe resi, vugira ngo tunywe resi. Tunywe resi. Urakoze cyane. Sa